Twongeye kubasuhuza muraho neza bakunzi barabohora TV. Imana ibaha umugisha. Uyu ni umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Nkuko tumenyeranye hano muri studio za Rabohora TV, nitwa Betty Nyiramukiza, nkaba ndi umukozi w'Imana mu itorero rya ADEPR, nkorera umurimo hariya i Remera muri Anglo Francophone Service, niho nyobora. Imana yangiriye neza, ingabira umurimo, ndabiyishimiye. Ntabwo byavuye ku bushake bwanjye, ntekereza ko ari ubushake bw'Imana, kuko umuntu ibyo yakwifuza hari Bibiliya niyo ibivuga neza ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo, ngo ariko inzira igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imana ibampera umugisha. Rero tuganire kuri iri jambo ry'Imana, dusome mu Bami, muri Samuel wa kabiri, tubareho tubanze ibice 9 umurongo wa mbere. Haranditse ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu we witwaga Siba, baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe asubiza umwami ati, ni nge mugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana ku bwa Yonatani? Mugirire imbabazi z'Imana. Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira, amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira. Imana ishimwe. Nuko Mefibosheti mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye, aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramusubiza ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Amen. Aya magambo hano aravuga ngo nuko aramuramya, aravuga ati, umugaragu wawe ndiki, kunyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa. Iri jambo ry'Imana ndashaka kuribasobanuriraho gatoya. Iri jambo riravuga ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Dawidi, reka intego tugiye kuganira ni intego ivuga ngo kwibukwa n'Imana. Imana ijya yibuka abantu, ijya yibuka abantu, suko iba yanabibagiwe. Imana ntijya yibagirwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko hari uburyo Imana ikugarukaho, Imana ikakwibuka, Imana ikaza ikakubwira iti, mwana wanjye uhumura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani. Aya magambo ni amagambo agaragaza ineza y'Imana, ni amagambo agaragaza ko no mu minsi yo kubaho k'umuntu Imana hari ineza. Ndashaka ko Imana ikwereka ineza yayo, ndashaka ko Imana inyereka ineza yayo. Amen. Hari umuririmbyi wavuze ngo ikiganza cy'Imana kijojoba ineza, ngo hari igihe igikizana ikakikurambikaho, ineza y'Imana ikakugarukira. Uyu mwana Bibiliya ivuga hano yitwaga Mefibosheti. Mefibosheti ngo mu rurimi rw'Igiheburayo bisobanura akanwa k'isoni. Yari afite isoni. Hari ibigeragezo. Uyu mwana yari uwa Yonatani, kandi Yonatani
muribuka ko uyu mwana Mefibosheti yari uyu Yonatani yari yaragiriye neza Dawidi, yagiye amugirira neza. Uyu mwana Bibiliya ivuga ko yari umwuzukuru wa Sawuli. Imana itugirire neza. Uyu mwana rero kubera ko yavukaga ibwami, kubera ko uyu mwana yari yaragiriye umugisha mu babyeyi be, ariko igihe kiragera ababyeyi be barapfa, ngo maze uyu mwana barimo bahunga, ngo aragenda ngo umurezi uwamureraga, ubwo birumvikana ko hari ukuntu yarangaye, ngo umwana aramucika yikubita hasi ahita amugara ibirenge. Ngo akimara kumugara ibirenge, urumva ahise ajya no mu bundi buzima bubi, kuko umugozi yahise amwihorera. Nyine urumva yari yanamenye ko n'abamuhembaga bajyaga bamuhemba bapfuye. Ngo arimo ahunga rero yita ku bintu yari yikoreye, ntiyita ku mwana, amufata uko sinzi, wenda abantu babikomanta uko bashaka, ariko ntiyamufashe neza. Wenda n'abakwenda yamufataga neza ari impanuka yagize, ariko ikigaragara cyo ni uko umwana yanyuhurutse akikubita hasi kandi yari ateruwe n'umuntu. Iki ni cyo nashaka kuvuga. Mefibosheti aho yari ageze, ngo yagiye kuba muri karitsiye ngo yitwaga Lodebari. Iyo tuvuga aya mateka, hari abageze muri Isirayeli, hari abagiye muri ibyo bihugu bagiye bahabona. Njye ntabwo ndajyayo, ariko nzajyayo. Mefibosheti ngo aho Lodebari yari atuye nta tuntu tw'udukaritsiye nyine tudasobanutse. Umwana w'umwami atuye ahantu habi, noneho n'izina ni akanwa k'isoni muri urwo rurimi rwabo rw'Igiheburayo, arakubitika. Ntiyari agifite umwitaho, ntiyari agifite umenya uko ameze. Ninde wari bumwite ababyeyi be badahari? Nawe. Ariko mwumve kwibukwa n'Imana. Imana iramwibuka ikoresheje Dawidi. Imana iramwibuka. Dawidi arandika arabaza ngo mbese hari uwasigaye uwo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Ineza iravuga, ineza iragukurikira, ineza ikubanziriza imbere. Uyu mwami kugira ngo yibuke Mefibosheti ni neza yagiriwe na Yonatani. Muri kino gihe ubona ubuhemu bwarabaye bwinshi, ubona abantu badatinya guhemukirana, ubona abavandimwe badatinya kwangana, ubona abantu bose ibere rimwe, bagera igihe ukabona ntibavugana. Ariko bene data, hari igihe Imana ijya yibuka abantu. Muri kino gihe hari igihe umuntu ashobora kugukunda kubera ko hari icyo agukuraho. Hari igihe umuntu abona warakubititse uri mu buzima bukomeye akanakwihorera. Niko abantu bameze. Abantu ntibakagukerereze, abantu ntibakagukerereze. Imana izakwibuka, Imana izakugirira neza. Uyu mwana yibutswe n'Imana kugira ngo Dawidi amwibuke. Nuko Imana, haleluya, ya Abrahamu na Isaka na Yakobo yo yaramwibutse. Imaze kumwibuka iteramo umutima Dawidi. Dawidi arabaza ngo mbese na wasigaye ngo mugirire imbabazi z'Imana? Imana ishimwe. Imana irakwibuka nubwo waba ubona nta muntu ukwibuka. Hari n'abantu bajya bakabya ngo waranyanze oya, nta muntu wakwanga Imana yagukunze, nta muntu wakugirira nabi Imana yakugiriye neza. Mujye mumenya ijambo ry'Imana. Ijambo ngo mbese hari uwasigaye ngo mugirire imbabazi z'Imana. Arangije aravuga ngo uwashakaga gutanga amakuru mabi ngo arahari, ariko amugaye ibirenge. Umva iryo jambo. Iyo avuga ko ahari, ntavuge ko amugaye ibirenge. Ushobora kujya kudepoza dosiye yawe batari kwa yarize, ariko yize nabi cyangwa yize aha n'aha.
buriya igihe kiba kitaragera. Iyo igihe cy'Imana cyageze hari ibyo abantu birengagiza, Imana ikabyibuka, Imana ikagusunika, Imana ikakugeza aho ukwiriye kugera. Ntuzakangwe n'umuntu wakugirije ari wakwanze. Oya, Imana ijya igirira neza abayitegereza. Haleluya. Uyu Mefibosheti Bibiliya itubwira yari umwuzukuru wa Sawuli, ariko tekereza yagiye mu buzima bubi, ngo maze uwitwaga Makiri wamureraga wari umusigaranye niho yabaga, ngo arangije atanga amakuru mabi kuri Dawidi, ngo arahari ariko amugaye ibirenge. Ibyo birenge yajyaga kuvuga iby'iki? Ko inzangano zahereye kera. Abantu no mu miryango bajya bicara bagatangira ngo kwa runaka. Reka nkubwire, nubwo bavuze ko Mefibosheti amugaye ibirenge, kandi ngo Sawuli akiri umwami yari yarasize avuze ko umuntu umugaye ibirenge atazinjira mu murwa. Dawidi yirengagiza iryo tegeko kugira ngo Mefibosheti atabarwe kubw'ineza ya se Yonatani. Niko Imana izirengagiza ibibi byose abadayimoni bagukoreye cyangwa bakoreshejwe na Satani ikakugirira neza. Tuzamurira Imana icyubahiro. Aravuga ngo arahari, ariko ikintu cyambaye nuko ngo ari kamuga iyo abyihorera ibyo. Ariko nubwo bagutangiye amakuru mabi, nubwo bagutata, Imana ntizabura kukugirira neza. Imana ntizabura kukwibuka. Imana ntizabura kugukura muri icyo kigeragezo. Imana ntizabura kugukura mu bushomeri. Imana ntizabura kukubakira urugo. Hari abantu bababaye bagiye bapfusha amakwe, bababaye. Jewe iyo ndi kuri radiyo ndi kwigisha njya mbumva benshi barampamagara nkumva barababaye koko, ariko Imana izabibuka, nimuhumure. Ngo bamutangira amakuru mabi, ngo arahari ariko amugaye ibirenge. Impamvu Makiri yavugaga aya magambo, hari ibyo yashakaga, hari inyungu yashakaga kwigumiramo. Izo nyungu ni imirima ya sekuru yahingaga. Yarebaga imyaka ivamo, akareba ibintu byose afite, akavuga ati ninanga amakuru meza akavanga bikamenyekana ko hariho ibi bintu uzabibura. Ariko bene data, nubwo abantu bagenda bahishuriwe bakakuvuga nabi, cyewe naratangaye. Cye nababwiye ngo ndi umukozi w'Imana. Uziko nabonye abantu, umuntu ashobora kugenda akakuvuga nabi kandi mwaba muri kumwe mukaba muri inshuti. Ibi bintu biteye agahinda. Umuntu iyo muri kumwe araguhobera, mukozi w'Imana. Indyarya nimbi. Mujye nunanye indyarya, usibye kujya kuyibwiriza ujye uyirinda. Indyarya agenda zitinya. Sinigeze menya uburyarya mu buzima bwanjye, ntabyo nzi. Ukuri kuba ari ukuri, icyaha nagikoze ndacyemera mba nagikoze, ariko uburyarya, abantu bakujije uburyarya. Umuntu ugasanga arakubwira neza, karibu mukozi w'Imana, karibu mushumba, karibu, ariko mu mutima harimo uburyarya. Ibyo bimaze iki se? Ibyo nta kintu byamara. Imana idufashe. Bene nk'uwo iyo agufata gutyo nta nubwo yakugirira neza, uwakugirira nabi. Ubu igihe cyose Bibiliya iravuga ngo yaragiye muvuga nabi, ariko ntibyatumye, haleluya, Imana itamugirira neza. Abantu nubwo bakuvuga nabi, Imana izakurengera. Niba uzi ko ibyo bavuga urengana, humura, komera, Imana izagukurayo. Kandi niba abantu ibyo bakuvuga ari ukuri, byireke, wihane. Nabwo imbabazi z'Imana zirahari. Imana idutabare. Abantu rero basigaye birengagiza ukuri, umuntu akaryarya mwene se babana.
ariko njye nangara ubundi ko tuvuga ngo dusenga kuki muri twebwe hazamo ibindi bintu biva hehe? Njye ntabwo mbyumva, n'ubu sinjya mbyumva. Yego Satani agerageza abantu b'Imana, ariko se birakwiriye renda mureke Satani aba ari ubagerageza, ariko namwe ubwanyu mwe kugeragezanya. Imana idutabare. Ugasanga abantu babiswe mu bwoba, ntibashaka kuvuga ijambo ry'ukuri, ngo abantu batabanga, ngo abantu batabirukana mu kazi. Akazi Yesu aragatanga, haleluya. Hari abagafite kandi bagahawe n'Imana. Nigeze nkora akazi umunsi umwe, umuntu wari umukoresha wanjye aza kungerageza, nari nyiri umukobwa kandi n'ubu binabaho no mu bagore, ashaka ngo turyamane. Ndamubwira ni jyewe akazi kawe ukagumane, ndatashe, nzabeshwaho n'Imana, kirazira ntugakine n'icyaha. Karanampembaga pe, ariko narakaretse ndataha. Ijambo ry'Imana avuga ngo hunga icyaha. Nubwo nakena nakuruza nkajya ntwara n'igare, ndeba ko ari ryo gare, ntabwo ndizi, ariko nubwo nagera kuri urwo rwego ntabwo najya kwiyandurisha amafaranga. Imana irashaka kuhamya wowe, Imana izakwibuka. Yibutse Mefibosheti ntabwo yabura kukwibuka. Imana itugirire neza. Akazi ndakareka kuko basabaga ko tubanza kuryamana. Ndavuga nayo membwe nayo murabeho, ndahunga. Kandi urebe Satani iyo arimo koshosha harakubwira ngo ntacyo bitwaye. Wabikora rimwe ntacyo bitwaye, kuki uvuga ngo ntacyo bitwaye? Biragitwaye kuko bikumaraho ubwiza bw'Imana. Biragitwaye kuko bigutandukanya n'Imana. Kandi ibi bintu abantu biri kubacumuza baranabisiga. Ninde wagize ibintu ajyana iyo yapfuye? Ninde mwabonye babihamba nari ya Rusororo? Ninde mwabonye amarimbi yose ntiwijyana? Ibintu birasigara ukagenda wenyine, bikaribwa n'abatarabiruhiye, ariko ukagenda ukirwa usambana ngo ubuzima ni bubi. Jewe ntabwo nagiye muri ibyo, kandi ubwo uko naba ndiho kose nyuzwe na Yesu, nyuzwe n'ubushuti bwe. Uyu mubiri uragusaba ibirenze, ariko uzanawusiga ukiyanduza, ugasanga uriba. Mana itugirire neza, Mana idutabare. Ninjye ubaho ubuhamya bwanjye, narakaretse ndataha. Kandi icyo gihe nari mfite responsibility, nari mfite abana ngomba kumenya tubana mu nzu, ari jye mukuru, bagomba kwiga, bagomba kurya. Ntabwo twishwe n'inzara turiho, ariko nta nubwo twanahemutse. Uri murahemukira ubusa, uri muranduranya, isi yikunaniza. Hari Imana yakwibuka. Imana itugirire neza. Nubundi nari nabimenye ko nubundi ari bunyirukane, ndamutanga ndisezerera ndigendera. Imana icira inzira, mpita nigira kwiga. Buriya rero bene data, ikigeragezo cyose ucamo kiza gihetse igisubizo. Buriya Imana nijya ibura igisubizo nubwo wowe wakibura. Mefibosheti uyu Makiri amuvuga nabi. Kuvugwa nabi yewe kereka utarashoboye kwivugira. Nanjye pe baravuze, hari uwavugaga ati kiriya kimeze gutya. Nigeze rimwe mbabarira umuntu wangiriye nabi, yaranyonyereje umwana, aramwonsa kumugaragara, mwonsa sida. Reka mbivuge wenda byagufasha. Arayimwonsa ku bushake bwe, arayimwonsa yabigambiriye, ariko umutima wanjye unyemeza kumubabarira. Hari ikintu cyanangaje mu bintu bibera mu isi, nuko namubabariye nibwira ko nkoze neza, ahubwo noneho mbona urwangano rubaye rwinshi. Ahubwo noneho ashaka kungirira nabi, ashaka kungambanira.
yarankomerekeje ariko naramubabariye. Impamvu mba mbibabwiye niki? Iyo namubabarira nari bumurekere no muri iyo gereza, ariko nakoze icyo ngomba gukora. Ndavuga nti ndakubabariye, ndagufunguje, ngusabiye imbabazi, n'inzandiko ndazifite. Ariko igitangaje w'umunsi umwe twarahuye mu mujyi, arangije ngiye kubona mbona aramfashe ngo ubu nakwica. Tavuga nturanziza iki? Okay, ndamubwira nta kibazo, niyo wanyica najya mu ijuru. Ubu si Imana yandokoye urupfu rukomeye yananirwa kukunyiza, nta kibazo rwose, ni rwose ntacyo. Usura ubundi uranziza iki? Ngo nakuniga yampaye nka Kirisito. Bene data, abantu bahura n'ibikomere mu buzima, ariko Kristo ajya yomora ibikomere. Impamvu akababwiye n'ubuhamya, it's my testimony, nibyo nanyuzemo muri icyo kigeragezo. Harabona abonye bangiriye neza, harabona abonye Imana ibaha umugisha, harabona abonye bafashe mu mugongo, harabona abonye bankunze muri icyo gihe bangirira ubuntu. Ariko hari n'abona abonye banyanze urwango rugaragara, baranabwirana, umwe akabwira mugenzi we, undi akavuga ati gira utya, ariko ntacyo nabaye ndiho. Nta muntu upfa mbere yo gupfa. Mujye mwitonda bene data, Imana nta muntu wakwica igihe kitageze. N'uwo mwana yarakize, yaje gukira. Abaganga Imana ibaha umugisha bamuhaye imiti, iragenda yica ubwandu niyarwara. Ariko ugasanga aravuga ngo nta nubwo yari bwandure. Guteze ntabwo wabinyumvisha njyewe. Niba watekereje kose umwana utari uwawe, utabyaye mama wari mu rugo, nk'uko wasohoka kujya ku muhanda ugasanga umuntu ateruye umwana wawe, abantu bareba, ntabwo wabimbwira ngo ntabwo wari ubigambiriye. Hari ikibi wari ugambiriye gukorwa, Imana yagutesheje. Imana yakubereye ku rugamba, Imana yahabaye, Imana yatabaye. Hari umubabaro Imana yakurinze. Ngiye ikintu cyanangaje nuko koko nari nibwiye ko atabikoreye ubugome, ariko ntungurwa nuko maze kumufunguza, maze kumubabarira, maze gukora byose, ntungurwa nuko ahubwo urwangano rwikubye kabiri. Kandi ahubwo nari nzi ko yavuga ati musore imbabarira. Burya babi Bibiliya iravuga ngo bazarushaho kuba babi. Hano muri Timoteyo wa 2:3, ababi ntuzamutegerezeho icyiza, ntuzagitegereze. Hari abantu nyine baba baragize ihungabana ryo gukora ibyaha, ukabona neza ari neza. Imana irantabara, ndashima Imana yanshoboje. Mutagira ngo ni njyewe. Harimo abibwiye ngo none se ubundi ngo wari bubigenze gute ngo utamubabarira? Oya, ntabwo niguze. Nabikoze kuko ndi umukirisitu, nabikoze kuko njya mu ijuru. Mara igihe kinini narakomeretse, mara igihe kinini naryama sinsinzire, nkajya nibaza umwana uba mu bitaro amezi menshi 8, nta muntu muri ba bantu ubona ubwo bigo babwira n'abavuga. Yewe baravuga abantu koko, baravuga, ariko Uwiteka abona ko nkwiriye kwibukwa n'ijuru, arandengeranyiriza umwana mu mumpera icyubahiro. Ntajya muri bikomere, najyaga ndara ndeba, nkajya nibaza, Mana warandokoye unyiza jenoside, ariko ngiye kwicwa n'umubabaro kubw'umwana wanjye. Ariko Uwiteka aranyitegereza, harambwira ati mwana wanjye ndakuruhuye umutima. Nta kintu kinanira Imana. Yego n'abaganga baramfashije, ariko n'Imana yashingiye no ku mbabazi natanze. Nge narazitanze, kuko leta ni umubyeyi nayo. Iyo umuntu atanze imbabazi nayo irabisuzuma. Narazitanze, ntabwo nigeze nkomeza ngo sunike bigende bigere kure. Nubwo wagirira neza umuntu nakwibuke, Imana izakwibuka. Nubwo wabona urwanwa n'amaboko akomeye, amaboko y'Imana arakomeye. Nageze ubwo niheba, nkajya nsenga. Reba noneho kugeragezwa n'icyo kintu. Uyoboye itorero uri umukozi w'Imana,
abavuga baravuga, amagambo aba menshi, iyo miryango iravuga. Imana ibababarire. Ndakomereka, ndarwara, mba mu bitaro nanjye kubera umubabaro, ariko Kristo wampamagaye, haleluya, anyomora ibikomere, anyomora inguma, ansubiza gusinzira, amahoro. Hari ibyo ducamo muri ubu buzima bikatugora, hari ibyo ducamo bikatunanira, ariko Kristo wanesheje. Ijambo riravuga ngo ubwo yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Imana irandengera, inkuraho izo soni, inyiriza umwana iyo sida. Cyakora ndwana n'ingaruka, ariko ntabwo nigeze mbona n'umwe uza avuga ngo tubabarire. Reka da, ahubwo baramushyigikiye bose. Ariko igihe kimwe Imana izasenya ikinyoma, isenya uburyarya abantu bubakiraho, isenya ibyaha n'ibisa nabyo. Ijambo ry'Imana ngo ntabwo Imana izahora iruhanya n'abantu. Imana itugirire neza. Wenda nawe hari icyo waciyemo kimeze gutyo, abantu bagira ibikomere bakabibana, kandi abantu bagashaka kuvuga ngo abantu ntibabiceceke. Oya, vuga ineza y'Imana, ariko n'ababiba nikosore. Imana idutabare bene data. Nyine muranyihanganira, hari igihe usubira muri iyo monde ukabyibuka, ukumva emosiyo ziraje, ukananirwa wenda gukaruma amarangamutima. Ariko uko biri, Imana yagiye inyomora gahoro gahoro, kandi n'ubu irakomeje, kuko ibyagiye bisenyura abantu ni byinshi. Ntabwo wabwira umuntu wabuze umuryango we, wenda babaroze, regari n'abapfuye babaroze neza umuryango bakawuzimya, uwababitse ibikomere. Ubu hari umugabo umugore yataye, umugore ugasanga yazinze. Abo ni abantu nakira muri kireda, baba bababaye, agaruka umena amabanga, abo ndabakira. Akavuga ati umugore yarahambiriye aragenda. Uwo ndamusengera nkamuhumuriza, kuko Kristo yanyigishije kwihangana. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Ntabwo ari ngombwa ku isi yose igukunda, si ngombwa rwose, si ngombwa ko banakuvuga neza. Igihe bamvuze nabi kandi nakoze ikintu cyiza, numvaga kiri gufasha abo bantu, numvaga wenda bari bunavuge bati reka uyu muntu tumukomeze. Ariko ikigeragezo kugira ngo kinuke, uwakagukomeje nawe akagusenya. Ariko Kristo wanesheje Igorigota azatabara abageragezwa. Wowe uri kugeragezwa, Imana yawe yakurinze bya bindi iraje kwibuke, nk'uko yibutse Mefibosheti. Karakanyuzemo. Ibi bintu byose mubona abantu bari guhisha ibibi, ugasanga umuntu arabika ibibi. Reka mbabwire, ngiye mu buzima umuntu nabonye mwiza wakoze ikintu cyiza, nabonye perezida yaragerageje. Perezida w'igihugu yaragerageje, tujye tunabivuga. Nta nyungu wenda ndi gushaka, nta nubwo ndi kwisabira akazi, ariko yaragerageje. Umuntu washoboye guhuza abanyarwanda baricanye, akagerageza akabigisha ukuntu bababarirana bakabana. Yaragerageje. Imana imuha umugisha, Imana imuha amahoro n'imigisha. Abantu batinya kuvuga ibintu. Ibi bintu dukwiriye kwihana tukanesha, dukwiriye kumaramaza. Kuki ugenda usebya mwene so? Iri jambo ngo Mefibosheti, uyu mugabo Maciri aragenda amuvuga nabi, ngo arahari ariko amugaye ibirenge. Niko rwava ngo bariya ngo nta burokore bwabo, ngo bariya ngo ni ukubesha. Cyakora umukobwa ashobora kuba umwe agatukisha bose, ariko ntabwo bivuze ngo abantu bose ni babi. Harimo n'abeza, kandi ibyo byiciro byose tuzabibamo. Mu matorero harimo abeza, harimo n'ababi. Bibiliya niyo yambwiye ngo ababi bazarushaho kuba babi. N'ubu kuba Imana yarampaye impano yo kubwiriza ndabiyishimiye, kuko buri muntu wese Imana ifite icyo yamuhamagariye gukora. Nanjye yampamagariye kuvuga ubutumwa bwiza, ndabiyishimiye. Si uko muri uyu murimo tukora tudahuramo n'ibikomere, naho harimo ibikomere. Wenda Satani ashobora kuba yarazanye n'icyo kuko azi umurimo nkora kugira ngo ncike intege, ariko ndashima Imana yankomeje,
ikankomereza amaboko, ikankomereza umutima. Nawe rero mwene data, niba baragiye no gusaba akazi bakagutangira amakuru mabi nk'aya Maciri yatanze, ihangane, ntibizatuma Imana idaca kuri ayo makuru mabi ngo ikugirire neza. Amen. Ushaka gukora mu kazi gakomeye ugahora ubona abanyeshari impande n'impande, ihangane. Kristo yaranesheje, Kristo agire neza, Kristo arababarira. Kristo niyo waba warakoze ibibi byinshi, Imana yakubabarira. Niyo waba warageze ukanduza abantu ugakora ibyaha byinshi, Imana yakubabarira. Nigeze numva ubuhamya bw'umubyeyi wanduje umwana we nk'umupapa. Hangiye kubona mbona uwo mwana avuga ibintu yaciyemo, ariko nasanze isi irimo byinshi. Ntabwo ibintu byose nabivugaho, ntabwo ibintu byose nabikoraho, ariko wowe wacuye n'igikomere runaka, komera. Wowe umugabo yataye akagenda akajya mu gasozi akaguta, komera. Wowe umugore yataye, komera. Senga, wihangane, kigeragezo kizarangira. Wowe uri mu rugo urererwa muri imfubyi ukabutotezwa, komera. Wowe uri imfubyi uri mu nzu wenyine ukaba udafite ukubaza n'uko umeze, komera. Kristo Yesu arambuye ikiganza kugira ngo agukomeze, kugira ngo akomore, kugira ngo agufashe, kandi ibyo nta nubwo ari byo waremewe, uzabivamo ugere no mu bindi byiza. Imana ibampera umugisha. Iri jambo rero riravuga ngo umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati byari ibya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, usarura imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka ryose. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Imana itugirire neza. Ngo maze Siba abwira umwami ati, ibyo umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Mefibosheti akajya arira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Amen. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Umwami amaze kumutumaho amubwiye ati humura, uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. ngo amaze kumubwira ayo magambo, ngo abandi batangira urabyumva nawe, ngo Mefibosheti kubera gutinda Lodebari no kwitwa kanwa k'isoni, baba data we aravuga ati koko nkanjye umugaragu wawe ndici ndi numbi yimbwa. Reba umwana w'umuhungu ageragezwa akagera ubwo yihita intumbi yimbwa, atubundinde bitewe nuko avuye Lodebari kandi ari umwuzukuru w'umwami. Ushobora guca muri ibyo byose ukagera ubwo wihita amazina udakwiye, ukagera ubwo ujya mu biyobyabwenge kubera amateka yawe n'ibikomere. Ariko nk'uko Imana yagiriye neza Mefibosheti, niko nawe Imana yakugirira neza. Ahita avuga ngo nkanjye Mefibosheti ndiki. Ngo umwami rero ahita abwira Makiri, wa undi wangaga gutanga amakuru yuzuye, ngo Mefibosheti agumiriya, aramubwira ati wowe uzajya uhingira mwene shobuja, ngo n'abahungu bawe 20 bamuhingire, ibyo byose bijye bimutunga bimusanga ibwami. Iyagiriye neza uyu muntu, wowe ntiyakugirira neza? Ubu waciye mu bintu biruta ibyo anyuramo. Niba ari inzara uyu mwana yayihuye nayo kandi yari umwana w'umwana, ibintu byose yaciyemo Imana yaramutabaye. Imana nawe niko igiye kuguhindurira amateka, niko igiye kugukura muri ako gahinda. Wowe uri hanze y'uru Rwanda wabuze n'uwubwira, naba no mu Rwanda turanahura tukaganira, wowe wabuze n'uwuganyira. Imana na marayika w'Imana barahari,
kugira ngo baguhumurize, kugira ngo bagukomeze. Kandi humura, amateka azahinduka. ubwo burwayi umaranye imyaka uhora umeze nabi, Imana irakubwira ngo humura, kuko itazabura kugukiza, kuko itazabura kukugirira neza. Imana ibampera umugisha. N'iri jambo numvaga twaganiraho, kandi dufatanye guha Imana icyubahiro. Yarengeye uyu Mefibosheti, Bibiliya itubwira tuyihe icyubahiro ko natwe turengeye. Imana ishyirwe hejuru. Nta kintu na kimwe mfite cyo kwirata usibye kwirata ubuntu bwa Yesu yangiriye. Nta kindi ngira, ntacyo ngira, nta mafaranga ngira, ariko ubuntu bwa Yesu ndabufite, nibwo mbahayeho. namwe mwakirira ijambo ribabera inkomezi, ribabera ibyiringiro. Iri jambo ririmo ababyeyi, ririmo amahoro, ririmo umugisha, ririmo akazi, ririmo kwishyura amadeni yose ufite, ririmo urukundo rwuzuye rwutawe n'ababyeyi niba ubafite bakakwanga. Harimo ijambo ryuzuye ubwenge, ryuzuye urukundo, ryuzuye na keya zose. Imana irabifite ibyo byose. Ntabwo yahaye umuntu urukundo ngo yo ireke kuba irufite. Ntabwo yahaye umuntu amatwi ngo yo ireke kuba ifite amatwi yo kumva. Ndashaka kugusengera kandi nshoreje hano. Imana ibaha umugisha. Uwiteka Mana nyir'ijuru n'isi, uri ibyiringiro by'abasenga. Iyi si twayijeho tuyisangaho binyuze mu nzira y'umuntu nk'uko wabigennye Mwana, ariko hari ibyo twahuyemo nabyo. Hari isi yaremereye abantu bari kumvira ijambo. Hari abahuye n'amakuba menshi, hari abahohotewe, hari abatawe n'imiryango, hari abasigaye ari incike, hari abasigaye nta muntu n'umwe, hari abasigaye ari nyakamwe. Ariko uri Imana igihaza iyo mitima yose. Nta jambo twe twabona rihumuriza umuntu w'icike, rihumuriza umuntu utagira abantu, rihumuriza umuntu watawe, umuntu wanzwe. Ariko iri jambo ryawe Mwami ryo rirahari kugira ngo rihumurize iyi mitima. Mana, ndasengera abanyarwanda kugira ngo bafashe. Ndasengera abanganye, imiryango yanganye, kugira ngo wongere uyihe urukundo mu izina rya Yesu. Nirukanye umudayimoni urwanya imiryango nyarwanda, nirukanye imbaraga zisenya ingo mu izina rya Yesu. Uwiteka warivugiye ngo ukunda abagukunda, ngo kandi abagushakana umwete uzababona, ngo ndetse bazakubona. Ariko ijambo rikavuga ngo uracyarambuye ibiganza, haleluya, kugira ngo uhaze kwifuza kw'abari mu isi. Uracyari ku ntebe y'imbabazi, uracyafite amaboko yo kuramira, haleluya, abari kutotezwa. Uracyafite amaboko yo guhagarika intambara mu bihugu birimo intambara. Uracyafite imbaraga Kristo, uracyakora, uracyahindura amateka, uracyatanga akazi, uracyatanga amamodoka. Ntabwo abantu bose barabona ko bakoze ibyaha. Uracyari ya Mana. Ndasengera Elina, uramuzi, uramusobanukiwe. Ntabwo wananiwe gutabara, ntabwo wananiwe kumurengera. N'uyu mwanya ndamusengeye. Uri Imana ifite byose, byose abantu bifuza. Turagushimiye Mwami. Dusabiye umugisha umuntu wese wakurikiranye iri jambo. Dusabiye umugisha umuntu wese witanze kugirira neza abera. Uwiteka, reka nanjye mbasabire umugisha abangiriye neza, abanyakiriye, abo bose ubaha umugisha. Kandi Mwami, ndasenze kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu, kandi kugiye guhindura amateka ya buri muntu wese mu izina rya Yesu. Amen.